urugo rushinga imizi, urugo rurakomera. Naho rwaba rudafite ubutunzi nk'ubwo tubonesha amaso. Haleluya, haleluya. Barya ubusa, bakiyorosa umuyaga, bakishimira urukundo ruri hagati yabo. Haleluya. Wa kane hari amagambo agira ati ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo mo ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Amen, amen, haleluya. Iri jambo ni ijambo ntekereza ko umwanditsi waryandikishije yabanje kugenzura mu buryo bukomeye, kuko kuri ibyubatse ingo zose si ingo, izo tubona zose ntabwo ari ingo, kuko rimwe na rimwe muzabibwirwa nuko inyinshi zitereganwa zikaba zimeze nk'amarebe mu mazi, zidafite ibishitsi, zidafite aho zishingiye. Ariko hano tumaze kumva urugo nyarugo rufite fondasiyo, rufite insibo ituma rudashobora kujegera, rudashobora gutereganwa n'ibije byose. Tumaze kubyumva ni ibintu bibiri by'ingenzi. Cya mbere Bibiliya iratubwiye ngo ni ubwenge, icya kabiri ngo ni ukumenya. Buriya ubwenge no kumenya biratandukanye, ariko nta kanya dufite ko kugira ngo ibyo byose tubisobanure. Gusa icyo tumaze kumenya cyo nuko ari ubwenge bukomeza urugo. Ubwenge nibwo bwubaka urugo bukarukomeza, kandi rugakomezwa no kujijuka nk'uko Bibiliya ibitubwiye. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rugakomezwa no kugira gute? No kujijuka. Iyo njurije amaso inyuma nkitegereza abo twita abanyabwenge, abize, abafite amalisansi, abafite za doktora, abantu mbona ko abantu b'abentelektuel, mbona ko bakomeye rwose, ngerageza gushungura ngo ndebe ko ari bo bubatse urugo. Ariko nasanze abazubatse barazubatse, ariko birashoboka ko atari bose, kandi barize, bafite n'ibimenyetso bigaragaza ko bize. Hanyuma wakwitegereza uwo ubona ku musozi ko ari umunyabwenge koko, ukabona siba rubatse urugo rukomeye. Ibyo rero wabigereranya n'ijambo ry'Imana ritubwiye hano, uhita wibaza icyo aho ubwenge Bibiliya ivuze buva ni hehe. Ni imbere ya mwarimu, ni uko umuntu yarize, ni uko afite ibyangombwa bihagije bimwerekana ko ari umuntu wize koko, ari umunyabwenge. Oya, maze kubona cyo ntabwo ari aho dushobora kurebera ubwenge bushobora gukomeza urugo. Ubwenge bukomeza urugo, dore ingando bwigirwamo ni muri iki gitabo. Bene data bakundwa guteraniye hano, abubatse n'abenda kuzubaka, nagira ngo nongere mbibutse ko urugo rwawe kugira ngo rube rukomeye, urugo rwawe rushinze imizi, urugo rwawe rudatereganwa n'umuyaga, aho wibaza impamvu wabigiyemo, aho wumva icyagusubiza uko wari uri kera ukiri umukobwa, ukumva kubaka ntacyo bikumariye. Dore icyabuze ni iki? Icyampa ngo wubakire ku bwenge dukomora muri aya magambo. Ubwenge dukomora muri aya magambo nibwo butwubakira ingo zacu zigakomera. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo umaze kwihana, bivuze ngo kamera yawe niyo ituma urugo utabasha kurwubaka uko bikwiye. Vora, iyo umaze kuyiha ijambo ry'Imana akaba ari ikuyobora, iri kaba ari ryo rikuyobora, akaba ari ryo rigutunga mu buzima bwawe bwa buri munsi, umugore akaba ari uko, umugabo akaba ari uko, urugo ruba amahoro. Urugo rushinga imizi,
hagati yabo. Komera nuko uzibukira kamera y'ibyaha ukaba umunyabwenge. Bibiliya habitubwiye. Kandi ndagira ngo nongere nkwibutse ikintu gikomeye. Bibiliya irambwiye ngo nuramuka ubaye umunyabwenge ntabwo urugo rwawe ruzakena gutyo buheriheri. Dawidi niwe wavuze ngo yari umukiranutsi, ari umusore, ngo none atarageza igihe arashaje, ngo ariko ntarabona umukiranutsi ariko. Haleluya, haleluya. Ntabwo arabona umukiranutsi arekwa. Bishatse kuvuga iki? Kumenya. Bibiliya yatubwiye ngo niko kuzana ibintu by'igiciro iwawe. Bivuze iki? Kugira ngo ube umutunzi, kugira ngo ube umukire, kugira ngo urugo rwawe rube rwikwije, rudakennye, rucinyiye, nuko ugombye kuba waranyoye kuri icyo gifute cy'iri jambo, ukamenya ibyanditse muri iki gitabo. Iby'ubutunzi byose nahabyibitse. Mwigishijwe cyane, nabonye akanya ko kuganirizwa. Ntabwo ibintu mubigiyemo mupfa kubijyamo gusa. Hari amagambo nzi neza ko mwibitseho, nimuyakurikiza nimuyakomeza azabashyitsa ku rugero rushimishije. Ubwenge nibwo buzabakomereza urugo. Ntimutekereze ko ari amafaranga, oya. Ntimutekereze Ernest, ndabizi ko uri muri sansiye. Ntabwo ko muri sansiye bizakubakira urugo. Ntabwo diplome ufite izakubakira urugo. Ikizakubakira urugo ni ubwenge uzakomora muri iri jambo, ni ubwenge uzakomora muri iki gitabo. Nibwo buzatuma urugo rwawe rukomera, nibwo buzatuma urugo rwawe rutajegajega kandi rudatahwa n'ibibonetse byose, ahubwo ruzana abanyamugisha, nabwo rugatanga umugisha ku baruje. Mana ishimwe. Inkingi zigera kuri 7 nababwiye mushize, nifuza ko none aha nongera kuzibibutsa, kandi zizatuma mushinga fondasiyo. Muzishinga muri fondasiyo tumaze kumva ijambo ry'Imana cyangwa se bwa bwenge no kumenya. Ni fondasiyo tumaze kubaka. Tugiye gushyiramo za nkingi 7. Inkingi ya mbere ni ingeso nziza, inkingi ya kabiri ni ukumenya nk'uko tumaze kubyumva, inkingi ya gatatu ni ukwirinda, inkingi ya kane ni ukwihangana, inkingi ya gatanu ni ukubaha Imana, inkingi ya gatandatu ni ugukunda bene data dore umuryango wawe ni uyu. Inkingi ya karindwi ni urukundo hagati yawe n'uwo mwashakanye. Urukundo rutubwira ibintu bine by'ingenzi. Rutuma mwihanganirana, rutuma mubabarirana, rutuma mwizerana, rutuma mwiringirana. Ibyo mukoze mukaba mwiringirana. Tutiyagera neste inkingi yo kugira neza uzayiteho, Ivete uzayiteho, kuko nizo batera kugira ubutunzi bukomeye. Ntabwo ubutunzi ari amafaranga, ubutunzi n'abantu, kandi abantu ntibazabazaho batabasoromyeho ineza. Neza y'umuntu nimutera gukundwa, kandi mukwiriye kugira abantu kuruta kugira ubutunzi. Niba ubutunzi bukomeye, nimuramuka mufite abantu muzamufite amaboko. Impamvu ubukwe mutabwirangirije mwifuzaga ko aba bantu bose bicara aha, nuko mwari muzi ko ari twebwe tuzatuma biryoha. Ubundi ubu mwambaye gutyo muri mwenyine ntacyo byaba bimaze, ariko ubu twicaye hano namwe murumva mwiciye icyaha. Rero ntabwo urugo ari mwebwe, urugo ni abantu. Nimugira inshuti, abo musumbije ubushobozi, abo munganya ubushobozi, n'abo basumbije ubushobozi, mubiteho, mubagundire, mubabe hafi, mubashake, bazatuma mukomera mu izina rya Yesu. Inkingi ya kabiri ni ukumenya. Buri muntu wese arasabwa kugira inshingano azi zimuhesha kuba umugabo. Nk'uko mwese mubizi, ntabwo uwambaye ipantaro wese ari umugabo. Ikimuhesha kuba umugabo ni ibikorwa. Kandi ntushobora kugenda mu muhanda uvuga ngo ndi umugabo, ndi umugabo, ndi umugabo, ndi umugabo, ndi umugabo rwose, cyangwa se mu bigaragarisha ijwi ry'imbaraga ushyireho igitsuri. Oya da,
ntabwo ubugabo bugaragarirwaho. Ubugabo abantu bazakwita umugabo bitewe n'ibyo wakoze. Kugera mu irembo ry'urugo rwawe, kugera muri salo, kugera kwitegereza uko urugo rwawe rwubatse, tuzamenya ko uri umugabo. Ikizatubwira ko uri umugabo nuko tuzagera iwawe utiriwe unavuga ibyo tuzasanga hafi aho, bizatubwira ko urwo rugo rugira umugabo. Hanyuma Ivete, inshingano usabwa ukwiriye kuba uzizi cyane. Nta wigira akazi mu kazi, iyo wigiye akazi mu kazi urakica. Ugomba kuba uzi ibyo ugiye kujyamo, ugiye gukora, ukabitwara ugiye kubishyira mu bikorwa kuruta uko ujya kwiga ibyo utari usanzwe uzi. Ugomba kuba uzi inshingano zikujyanye kuba umugore. Ukaba uzizi umugore kugira ngo yitwe umugore yujuje iki. Nagira ngo nkwibutse ko ikizamenyekanisha ko ari uko rwanyu rufite umugore ni Ernest. Ernest niwe uzakuranga. Tuzajya tubona Ernest agenda mu nzira tumenye ko afite umugore. Isura ye izajya ituranga, izajya ikumenyekanisha ko uri umugore. Ubundi Ernest niwe cyitegererezo cyo kumenya ko afite umugore. Nkwibutse ko nta handi uzigera ubigaragariza. Ernest uko azagaragara mu nzira nyuma y'imyaka 2-3 bizamenyekana ko Ernest yashatse. Mwese ntimubyemera? Bizamenyekana ko Ernest yagize gute? Yashatse. Inkingi ya gatatu ni ukwihangana, inkingi ya gatatu ni ukwirinda, inkingi ya kane ni ukwihangana nihuse. Ni byiza ko inkingi niyo ndende yitwa mwamba. Inkingi ndende ni inkingi zabaherekeza kugeza mumeze imvi. Mumenye ko mu rushako atari flat, atari ahantu hasimase gusa ngo muzarinde mu byahungu n'akobwa hagisimase. Harimo dodani, harimo dodani, kandi izo dodani biragusaba kuba ufite inkingi washinze yitwa kwihangana. Iyo nkingi yitwa kwihangana niyo izagushoboza igihe uzaba ugezeho rukomeye. Abakera nibo bageragaho bakavuga ngo niko zuba, ariko ngewe si uko ndi bubabwire. Ndababwira ahubwo ngo mugire kwihangana nk'imbuto ituruka ku Mwuka Wera. Ntabwo zose nabasha kuzivugaho, amasaha arakuze kandi hari abantu bari buze kugera kure. Narazibabwiye, nagira ngo nzibibutse, ahubwo mbibutse ko ari ngombwa kongera kuzibuka kuko nizo zizabashoboza kubaka urugo rukomeye.